iteye nguriga mita nakwirukanga wanda akagira ngo mfashwe nabaze ngagucundebaho none sasa zibaze imbere yatwishe tumeze nk'imbwa zuri yurugi babaza nk'imifuka ibiri z'amandazi n'amapeti ati n'imigati baravuga abagore ngo n'abana ngo muze buri mugore baramuhereza peti gate n'umugati n'indazi natwe ubwo batubariyemo bagambwa ndamubwira ngo mugati n'indazi natwe uko naturabagabo cyangwa turi mu bana natwe tege tubona umugabo wapfunyitse imbungu bamwitaga sura y'inga yari yapfunyitse imbungu mu gashashi tuba turaziba sura y'inga araza tubaza ngo yemwe basunda mungureze mubonye ndaza mwese no gukurikirana mugo yikomedi mugakora subscribe nanone ni gwa mwanya wo kuvuga imbogamizi n'ibibazo twahuye nabyo byose ibiyede twakoze ubuzima bwose bwo twanyuzemo yemwe ibihurirane by'ibibazo byose byo twanyuzemo ibyo twahuye nabyo gusa ku isi ndamundo we nibazo kuturusha izina ry'Imana pe mbo uca rero tuge kubabwira ubuzima bw'umuntu baranyuzemo ku byuta zamukangisha nguramukatiye nguramwanze ngumutejeje ngurubwa ngo darubwa bw'umuntu abataranyuzemo ibyo se babimenyamwa bo ngereka mbabwiye story yanjye ya mbere kumva story yanjye ya mbere turi gushaka gufungura channel kigeze gushaka gufungura channel tuyifungura muri telefone tari yacu kunuza ku mazina gataraagacu noneho nditamvuga turikaje gushakira ngamondo nafunguye channel ndabushobozi ndaranga umuntu mfite tya gushakira ngamondo mu murenge gitwa kwa Nyakiriba baratubura ngo baga muri kaza kanyefu tirazamuka tujya muri Nyakiriba wapi ngo kubaga kuri bazire tugeze kuri bazire ngo baragusenye ngo baga kwa Ngarambe turagaruka baratubwira ati hano ndo turi gufutura abantu batavukiye mwugo murenge gwa Nyakiriba mutahe mujye mu gwanyu gwa Kanama mutegereza turagenda turategereza umunsi gumwe barambanga kudufotora igihe kiragira natwe babaradufotora nga muzira za twadufungura channel yacu ngo sha sharana n'urugendo sharana nta umuntu azogwibagira mu buzima story yanjye ewana uburyo nazamutse ngiye gushakira muntu ngayibura ngahiga imirenge zose ngazibura habe no ku murenge wa Rubavu ngahagera ngaheba paka nzamutse ngajya Kigali ewa nirukaho hasi hejuru paka nyibura mu ndire katube tumeze nk'abazirenga je tujye muri story zukundo ubwa mbere mu buzima bwawe ugiye gutangira ubuzima bwo gushaka amafaranga ikiyede ibiki watangiye ari amafaranga ngana shana tangire ku cyatanu je natangiye ku 300 dukora amatarasi muri ayi nadurutse sha turi guca amatarasi muri aruguru ku cyatatu none nyene ngende gitarasi nari citse babyitaga gucurika itarasi no gukora noci no kugira no gukora gwa murongo nyine go babatsindagiye go ku murongo ngo bagucuritse itarasi no kapita kugushimikiza aho uri umuhinzi wa mwana urashoboye ku cyatatu cyawe ukabona gora no maraje na marinette gake afashe igikoni arebye ariko gape iyo umwana yubatse noce guki akayubakira ku byatsi abari muzima katona kubona n'amarayiritiye karayiriye akubisemo ibiti ari kuritura arabiritiye byose igatabugereka mu musozi ngo nshaka ko rino terasi ribagiza rigacurika rikamena amazi mu mubandi kandi ngo rirafumbire ryo iri guyira hepfo mu yindi zose ryabagenzi bari ngo mu gundi mudugudu ngo ari dehe ngarizane ngo yongera ryubakishe ibaza umuntu w'umugabo wibaza ufite ubwenge aho ngo wongera umanuke hasi wikorere ryataka wongera usubize hejuru uryubakisha iyo mvune byo byongera gusa abandi batashe nakuze ko inzara yigeze kunyenye n'umunywanyi wanjye umunsi umwe nyine mu rugo twashwanye ndavuga ati reka tujye guhishinga geto guhishinga geto bijye twajyanye uradushirana turi baduteza imbeba ziri kuva mu bigo by'abandi twizinama ko hano turajya imbeba Kuko turi wavugamo imbeba zibushuka kugira ngo ni ingwavu zari turatega imbeba muri za gakocuka yikubita ngo imbeba igaponyokanye si nibyo mu ndose bikivanga kuvuga ati ndakudine reka twicwe n'inzara sha ubuzima babugoye wa muhungu naye nigeze kujya mu kiyede ewa ndagitumika kwa kuri ugendaga mu kiyede bakakurobanya mu bandi ewa ngo umusore ngo ufite udukoresho twawe ugatangira ukagenda nawe ukihanyagura nk'umuntu w'umusore nyine barangiza ewana bige acoge banjyanya ahantu ndabyibuka hari itaka ryinshi rirengana hoho ibiri ewana ndaterera mbona ngahoho ndayujuje ngejeje igisozi cy'ikirundo ngiye gutaha ndavuga ati kubera ko bazi yuko nubundi ndayacyuraga kambe nyaretse
ngejo nje gusinyisha umubyizi wanjye sha barambwira ngo nayacyuye wari umaze iminsi ngayo bazi kuyacura ubwo gwara ari umunsi gwa ntago banyika bono nyine n'ubugome bari bashaka kungorera urumva kuko ngewe narasigagayo urumva noneho arangije ndigenda nyine bisanzwe ngejo nje gusinyisha gwa munsi barambwira ngo nayacyuye ngurura story y'uburyo kinavunitse bari kungoresha ng'imashini numva naye tamusohora mu nzu namukura nditaye nguriga mpita nakwirukanga wanda akagira ngo mbashwe nabaze mwagucundebaho urugohe nagucundeba kuminga arumuniga wangiye twa Shadadi kaga kazi ko batiyura ho y'umucanga batiyura ho y'umucanga nyene ni mugishanga urumva nabaga muri abantu babiri mugacukuraho mwagwizaho wibagamo amafuso 4 urumva ugahembwa 2500 nabo bazura badapoye bagira gamwe baracukura gukona guterera ngaho hejuru y'inzu guterera mu birere gukagaruka bakata bakubwira ati uko biri ngo amaze kugiramo ngakahirigisi bagafitara ko ngamaze kugiramo agahirigisi kandi wahereye kare ukavuga ati zimwa ko twaguje ho n'igice batireka tugahembwa tugatera cyakoze ngano harimo agafuso ngo katuve neza ngo mugapita namutse mwibukanganye ngamucundeba bakamvunga yavuga ngo ndi umugome none sasa zibaze indoro yatwishe tumeze nk'imbwa zuri yuru babazanye imifuka 2 z'amandazi n'amapeti ati n'imigati baravuga abagore ngo n'abana ngo muze buri mugore baramuhereza pitigate n'umugati n'indazi natwe ngo batubariyemo bagambwa ndamubwira ngo mugate Shadadi natwe uko naturabagabo cyangwa turi mu bana natwe tegeka ngo cyangwa natwe ngo turi mu basore kubera ko turi gucukura hoho barabore bone bakayikore bo barabashinzwe kwikorera gusa angaje none bibaye byinji bamaze kubaha bose avuga tubagiye kukurikiza ngo abagabo turategereza tubagiza tugira bage kuvuga n'abagabo muze tuba ngo muze mwiyongeze byabaye byinji baba turakomeza turacukura abantu bariye saa 6 batwira ko tukiri bashasha mwayo kampani tutazigikora mukiza mugakina tugize imana tubona igihe cyo guhembwa kirageze ku munsi wa mbere nyine warayacuraga bona nanjye baravuga ati rero mwihangane agiye kuva mejo heza y'icyatano abahereza gahomeka nzira y'Imana pe ndamanze gutanga ejo heza ku gihugu irakwiye ku muturage cyose ku mubyizi kwa mbere namwe muciye mu gace kwa mbere umuntu aracura agahombera kamazi n'amadeni gose ko umuntu abafite kugafata turaho nyinyizi uwo muniga wono ejo abyutse biranga kubera ko twakoranye imbaraga yabaye nyine bakubyuka ngenda ngasigaye nimva kujya mu kazi sasa we aza izuba ryavuye baramwirukana nje nyicukurana nakandi gasaka ati mbemwa ngo ugende tumaze kukwiza hoho ngo ujya n'ingorofani yo tugejeje ati ine n'ingorofani tugejeje umusaza akafata ngende kumbe nifitiye ikizunge ati mandare ko kaninde inda banyuheje ngo ngorane n'uyu musaza inda ngorane n'uyu musaza dukorane n'inzira y'Imana turacukura zimugeze nga saa 8 ngo rero ngo kino gishanga kugicukura mu mucanga ngo leta yadusabye ko tumaze gukora umuyoboro wa Kagera ari umuyoboro utaga Kagera gwanyuraga amazi ngo umuyoboro wose bakamukatira itashi babyita gitashi waburi uracukura ngo nuharangiza ngo bone ngo waracukuraga amabyiga gahengereza waracukuraga ituturika kwicuka ngo atsimana ndi umuntu se naje mu kazi ndingende maze kwafara ngira ngo ndi kwafara turakora ndapfa ariko igihe kigeze numva ndazungewe ngazanye ndajya kwicara musiki tingamira ngo kimwe ndazunge kubera inzara nyine kubera ko nagendaga ndari none nzara irangije ngeje none igihe cyo guhembwa kigeze ku munsi wa kabiri umwe twajyanye yo baramwirukanye mbon ku 2500 byanyu rero twabazaniye amajiri twamenye kampani gukora n'amajiri atari byiza ijiri kugura amafaranga 500 numva bakuye ikindi 500 cyo ku munsi wa kabiri ubu koreye bigire mu munsi ugacura igihumbi Nabagati reka ndago no byemera nge mumereze amafaranga ganje guzuye muri kunyambika ijiri sinambaze imyenda zo namba gukora muri kampani bisaba ko ufite ijiri ndabagati nge munyirukane none ndindana garuka kuko ndikubunira namfite gahunda ko niba nambe ndazana garuka ko napfuye ndiguhumeka inzigasiga nakuranga korora amaraso umva ndigupfa ndikwirebera agije noneho bangije baravuga ati rero ubwo ushaka gutaha ubutazagaruka ijiri yawe twakwarangije kuyigura tugiye gupfa kuguhereza 500 natwe dusigarana ku gahumbi ko twahombe amafaranga gijiri gusa
kandi bafite n'abandi bo kuyiha eh aje bamba icyo cyatano ngeza mu karitsiye tujya kuyajyamo ibisheke icyo cyatano ubundi icyo cyatano nari igisheke cy'ijana asigara 400 tangiye kujyamo imbungure z'icyabiri n'ikirayi cya turuwasi bitabiwaniramo cyose ari wakoze iki usibye kuvuye gukobokera ubusamwa bitabiwaniramo numva indariranyishe hari ahantu ndahantu bakoreshaga nga kwa fara wari wonagwamo aho yawe niyihe wa muntu iyede do mwiki gihe se wa muntu we uzi kuja mu kiyede bamara ngo bagukase ejo heza nayo utayinjije bakakubwira ngo banarakwinditse ahubwo zo mu gapito twagiye mu kiyede ku kiyede ari kubaka amazu y'ibitegererezo dukoze mu minsi 6 arangije atubwira tuza saa 7:07 kandi bazaga saa 7 zuzuye tubwira ati mutayenda birukanye tusiga utwirukaniye umwake dusaba imbazo durapfukamanga abagore baratwosha kumupfukame ngo mumuramye ngo mumusingize ngo abababari turamusingiza pe turamusingiza mugapita bavuga ati mutenda birukanye murabana garazi nyine ko twavuye mu kandi karere ko twaje gushaka ikindi ko twaga muri gyo azinga ngahisa bica Burundi ngara twishe Burundi kandi nari narangije gufatamo amadeni kuko nakoraga ndahembwa ngasanga mu Burundi batetse ngatanga ngaje kujya imbungure z'icyabiri n'ikirayi cy'icabiri muri nge niriraga imbungure z'icyabiri n'ikirayi cy'icabiri n'ikivuguto cya 800 ngaba kire agenda yico ugahita umusora ko kanya kandi wabwiriwe kire yanjye ngabanda yujuje ubuzima babugoye wa muhungu kugira ngo babone ufatishije abantu ba waravunitse ndanago ndo gufatisha yari ndaga ndo gufatisha kuko turi mu bantu ba mbere kwibu butaka bakoze ibintu bivunanye barakora barakuboka ariko biragumye biranga ariko niba imana niba twebwe imana itatubona gatago mbizi nibyo nibazaga ngiye bigeze kunyikoreza umutima gwibuye ndonaraga tiri gukora ikiyede tiri kubaka neza kuri sebe ariko ndabyibutse sha tiri kubaka fondasiyo y'umugezi gwitwa sebe banyikoreje umutsimbwe gwibuye ndagwikorera ndagenda ndwazimana nisi yo bambange hingata iri ni uhejo nikoreye ndumundu ndavuga ati nindigeze ndarinyara ninyayeho kabiri ndaritura sasa zibazirage tuburi cyo tujya umunsi wa mbere kuva guciye ejo bajya kutwikorera sima no kuzikura hando bitaka kwa gapira muri kaburimbo kazamura muri gare ya Mahoko ngazamura sima ngazandayizamura ngabwo tishaka ino ndari icyo yandi kuva menya ra amazi go bamenye none bakanda ibistori n'afite imbaraga byo kuvuga nk'indayiwe indayi nayo ndaga kuzana indayi iyo uvuze wikoreye sima iyo uramutse uzi kutayishoboka mu kuvuza ijambo risaba guterura imbaraga uhita gubara ajya babyeyi yahita ivamo indayi numva imanuka yangamunaga ino ni indayi yo mvuze yangwa ni ikigori cyo mvuze none ndabwira umuntu ndimbe dani ozoka yingoyo ino sima ninyigeza ndonzagaruka ndahita niyiruka umunsi wa mbere gukora rangi turangira twagasino turongera tubwiriwe brete bagice turangira tubwiriwe kongera kubwiriwe ndavuga ati rero tubona umugabo wapfunyitse imbungu bitaga sura yinga bamwitaga sura yinga yari yapfunyitse imbungu mu gashashi tuba turazibe sura yinga araza tuba yemwe basunda mungureza mubonye ndaza ubwo nayo yari yarazijya ndoziroza turamugize yaziroza turazijya umunsi gwa kabiri undi mugore wahando bahingaga ibishike hando bitaga imukondo azana ishonyi twibishike kimwe baki kindi gihe nikoreye nasemetse mbagazi yo hakugira umugore arazira ngo turi kunyanda ngo turi gukora ngo duhagaze ngo tutari kuva aho turi ajya kubibwira Gapita twanga kwikora gatano ubundi kwa mbere ni ishuri nzasubira ku ishuri none mushake munyirukane ubundi mbona kanya ko kwitegura arangije none baraza barambwira ati utari kwikora ndekereza sima yo nikoreye nibibuye byose ndekereza ibibuye byose none twarangije kubigaho kumva koko bigabo takwindaye byapfunyitse ibiryo tutapfunyitse ndavuga indayi bo bahaze bafite muri ari maze kumenyera kwikorera sima ariko inzara ya saa sita kundi nikorera sima saa sita zenda kugera tugenda tukuri mindaba ari njye uyizana bwa mbere nayigambanyeho no munega twakorana tazibako indayi wakavuga indayi n'abandi bose ngenda indayi ndagwa mwatetse indayi mwapfunyitse indayi ndo muramba gace nyoko Njaga kugira mbafatiranye ngoresheje indirimbo mwatetse kumva bakone n'abagabo indayi ndago muramba indayi bapfa kuvuga murangoreramo gace nyoko
bari mumbeje ndavuze bahita bayisubika avuga ati iyo ndirimbo tuyiveho tujye ku yindi bavuga ati hano mbitangiye kuguramo agafone ka XTG menye zitanakibaho ubwo shabo ngo bazavuyeho gushutinga amakomedi dutangira gushutinga amakomedi kuri XTG none gutya kano kanya twatumaze kwitereka iyindi fone nziza ubwo bayihushe kayikubita abanyarwandakazi abarinzazi nawe nimba uri umufana kora subscribe kuri Mugoyi Comedy nimba ari story nawe uzi yakubabaje mu buzima ijyanye n'imvune z'umuntu z'umukene imvune z'umukene uyivuge muri comment nawe nimba ari story sekeje ufite uzayidohereza muri comment uyivuge banyita gasenyira nzamara kimana mu mbere y'ufrite Marisa to amashu Marisa radura Marie Jaride uzamukunda zamusanga from Rubavu Mugoyi Comedy ciao ciao